hari ibyihanganirwa hariho n'ibitihanganirwa. ibyo biri mu byihanganirwa mu bitihanganirwa nyine uravuze ngo ngezeyo ngasanga hari bitari kugenda neza by'umwihariko ariko cyane mu rwego rwo mu buriri. Mu buriri cyane mu buriri ya wabyihanganira cyangwa washaka ubundi buryo bwo kuzuza? nashaka ubundi buryo. ukeneye abantu benshi, gukundana n'abahungu benshi batandukanye? oya njye mba numva umwe mba numva nyine nyuze. crush arakora iki rero mu buzima? crush nawe se umuntu yagucrushinga ukavuga crush nyine he's like your friend. Ntabwo umuntu ntabwo yaza ashaka kuba friend wawe uvuge ngo no ntabwo ushaka kuba inshuti yanjye. Rero crush ariko crush ntabwo erega friend ni ikintu gitandukanye. Niba uvuze friend uraza kubigira kiriya ku buryo umuntu abyumva. Friend ni inshuti. Crush ni umuntu byibura mugirana ubwo bucuti ariko wumva ufite ushaka kugirira ibyiyumviro cyangwa ubushake bwo kuryamana nawe. yanjye mufata nka friend. mu gihe se nusanga batagufata gutyo? oya namubwiza ukuri. wamubwiza ukuri kisi ni friend wawe, uramukunda, uramwishimira. Ese ubona hari ikibazo kirimo kuba waryamana n'umufriend wawe cyangwa mugakora imibonano mpuzabitsina? ari inshuti yanjye abizi neza ko mfite boyfriend wanjye, byaba ari ikibazo. kubera iki? bitwaye iki? ntabwo mba numva nyine ari ikibazo kabisa. abizi ko byaba ari ikibazo, aramutse atabizi? yabimenya atabimenya nyine mba numva bitashoboka. wumva boyfriend muri kumwe uyu munsi ari we mwaryamana wenyine kugeza igihe wenda mutandukane, niba bibaye ngombwa ugashaka undi akaba ari muryamana, wumva ari cyo kintu cy'ingenzi. biramfasha cyane. hanyuma se Businge, aka kanya twari ku ruhande rwa Alex, wenda aratangaho impamvu akavuga ati abagabo ni bake ugereranije n'abagore. reka twibaze ko wenda aho uri runaka naho abagore nibo bakeya. hakenewe ko abagore basaranganya abagabo kugira ngo buri mugabo nawe yumve ko afite umuntu. wumva we washaka nk'abagabo bangahe? nashaka nk'abagabo bangahe? my choice ni umwe kabisa. umugabo umwe wumva ko ahagije? yego. hanyuma Alex, reka wenda dutekereze ko bizagera umunsi runaka ugasanga iri tegeko bibaye ihame ko polygamy yemewe mu Rwanda. wumva nk'abagore baba baguhagije baba bangahe? reka nshobora no guhazwa n'umugore umwe. ntabwo navuga ngo kubona abagore benshi cyangwa gutunga abagore 3, 4, 5 nicyo kimpagije. ndahazwa muki? watubwiye ko polygamy ari kamere. yego nyine ndahazwa muki? buretse gato nyine ngusobanurire ndahazwa muki. nicyo cya mbere. arampagije muki? mu byo mukorana. ikibazo rero ntabwo muvuga ngo mutomore. arampagije mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina, arampagije mu buryo bwo kubana mu rugo, arampagije ku buryo azabyarira abana cyangwa tuzabyarana abana, arampagije in what? wowe wumva se ubundi umugore yaguhaza mu biki? niyo mpamvu mubwira ngo niba mpagije, niba mvuga ngo arampagije wenda kuba turi kumwe mu buriri tukaryamana. erega dushobora kuryamana cyangwa dushobora kuba tubana gutyo, ariko irari ry'umubiri n'ubundi rikanyobora kuri Businge kandi mbana na kimenyi. hanyuma ibyo biterwa n'iki? wavuze ngo ni muri kamere muntu nyine. bivuze ko abantu bose se ariko bibabaho cyangwa hari icyiciro runaka cy'abantu bibaho? umuntu wese aho ava akagera aba yumva yuko akeneye abantu benshi batandukanye mu mibonano mpuzabitsina. hano turi bakuru, wenda reka twizere ko n'abatureba cyangwa n'abazumva iki kiganiro n'abazaba ari bakuru ku buryo bashobora kumva iki kintu. urumva ni ukuvuga ngo wowe ahantu ugeze umaze guteretwa wenda n'abantu bangahe, sibyo? winyanganire kukubaza kandi nawe ari wowe wakagombye kuba uri kumbaza. wowe uri kubaza ngewe ngo umaze guteretwa n'abantu bangahe? ni benshi. ngo bose se baraje barahita ubabwira hoya abo wemereye ku giti cyawe
uwo nemereye ni uwo wayana muri ya telefone yawe wararebaga wanditse sheri uyu munsi wanditse sheri saa 4 suri uyandike saa 5 wanditse sheri saa 5 suri uyandike saa 8 bari bangahe yari umwe ntabwo byashoboka icyo ni ikinyoma ni ikinyoma kabisa icyo ni ikinyoma hanyuma busi wowe uravuga uti ni ikinyoma ndi kubeshya nk'umunyamakuru icyo ni ikinyoma we wakundanye n'abasore bangahe oya banza cyangwa udusubize ukundana wowe n'abasore kugira njyewe nabasubije njyewe uri kubaza kugira ngo nkubwire njyewe nabasubije ntabwo rero nakundanye n'umwe niba umwe guhera primaire kereka niba uri oya ntabwo ari ushatse kumenya ubona ubuzima bwose cyangwa no muri relationship ndabizi ko ntabwo bikunda ko wakundana n'umuntu umwe cyangwa waba uri kumwe n'umuntu umwe ngo niba uri kubasha kunyumva cyangwa se wenda njye nkabasha kumva uri gushaka kumenya nakundanye na bangahe icyarimwe cyangwa se umubare icyarimwe ngewe n'umwe wapi utubeshya kubera iki murashingira ku cyo ubundi mushaka uri kutubeshya ntabwo nabyemera hanyuma Alex na Businge njye muri kumbaza amateka yanjye yambayeho ku giti cyanjye ninjye byabayeho ninjye wakundanye n'abo bantu ntimwari muhari muri gushingira kuki niba mbahaye ukuri kwanjye ko nakundanye n'umwe mwe muri gushingira kuki ni ibihe bimenyetso bifite mugaragaza yuko ntakundanye n'umwe ntabwo uri kimanuka waje uva ahantu runaka ngo wisange uri kunyumva hari imyaka wanyuzemo ya adolescence iyo myaka ya adolescence ntabwo ushobora kuba waravuye ku myaka 15 ugere ku myaka 20 uvuga ngo uri gukundana n'umuhungu umwe kandi noneho muri cya gihe cyo myaka 15 na 17 muri cya gihe cy'imyaka 15 na 17 waragize ute yarafite abantu nka batatu bose bari kumudetinga n'ubu wasa uri gushingira ku cy'ubundi Alex unshinze ibintu utazi ko njyewe ndahari ku giti cyanjye ubizi gute se ntabwo nzi njyewe ndi kuguha amateka yanjye y'ibyambayeho n'ibimbaho kuki uri kumpamya ngo harya ngo utagiye ibwami abeshywa bimeze bite ngo abeshywa byinshi ngo wagenze wenyine uwo mugari nizere ko atari njyewe uri kuwushinza wowe ndi kubibwira ko uri gushaka kutwereka ko wowe nyine uri innocente hari ubuzima waciyemo twebwe tutanyuzemo twese ya adolescence twanyuzemo handi numva njye wa Alex ndashobora gukundana na Businge gusa sibyo uyu munsi ndi kumwe na Businge ariko mukanya ndabona Chantal yiga mu wa 5 Businge yiga mu wa 6 Businge ejo bundi aragiye muri segonderi abaransize sasa reka nkubitane na Chantal wiga mu wa 5 wenda aho tuzakomezanya no mu wa 6 uri kubyumva iyo stage yose rero umuntu aba yarenyuzemo nta ntucake kumbeshya ngo gutya na gutya na gutya na gutya nta kindi kimenyetso gihari kuko wenda ntitwabanaga ariko hari stage y'ubuzima utagomba gusimbuka none se Alex ushatse kuvuga ko abantu bose ibi bintu ntabwo ari formule rega kuba bigisha cyangwa bavuga ko mu myaka runaka umuntu aba agomba gukora ibi cyangwa agakora ibi ntabwo bivuze ko abantu bose kwijana ibyo bintu baba barabinyuzemo ntabwo wambwira ngo niba waraterese abakobwa 10 urishuwa ko na Karinija yateretse 10 cyangwa se Gilbert hariya ushingira ku cyo uhamya ko abantu bose banyura mu murongo w'ubuzima ashobora kuba atarateretse 10 atarateretse 10 nkuko nateretse 10 ariko arateretse 4 Kimenya ashaka kuba yarigiye mu bamanseri niyo yakiga mu bamansera yatashe wabo muri quartier kereka niba yarabaga muri kiyaga niba yarabaga mu kigo cya wenyine niyo wakiga mu bamansera utayiwanye muri quartier araba abasore barenze umwe Alex wowe urimo uranshinze uti ntago bishoboka ko umukobwa cyangwa se umuhungu yabaho ngo ateretwe n'umuntu umwe ariko nubwo wenda twabijyagaho impaka birashoboka hari pourcentage wenda ntoya nka 1% ry'abantu n'umukobwa cyangwa umuhungu ushobora guteretwa n'umuntu umwe bakanarinda babana ibyo ntago ari ibintu wenda twajyaho impaka muri rusange haba ku mukobwa haba ku muhungu ni ibintu bishoboka cyane hari abantu ingero z'abantu bake tuzi byagiye bibaho niyo mpamvu ntago twabitindaho ariko mu buryo bwinshi nuko nyine wenda ubwo buryo bwawe bwo guteretwa na benshi cyangwa gutereta benshi nibwo busanzwe nyine bumenyerewe hanyuma Alex wowe warutubwiye ngo ushyigikiye polygamy ushyigiye ko hashobora kujyaho itegeko ryemerera abagabo gutunga abagore benshi
uramutse ushatse umugore wawe akagusaba nawe kuba poliyandiri. Poliyandiri ni umugore nawe ushaka abagabo benshi, wabyakira gute, wabyifatamo ute? ibintu byo kugira uko wakira ibintu cyangwa byo kugira uko wemerera umuntu ikintu ahanini biterwa n'umuco wakuriyemo. Twakuriye mu gihugu tubona ko gushaka umugore umwe ariyo style, tukaba tuzi ko wenda bitewe n'imyemerere abo mu idini ya Islam ari bashobora gushaka umugore umwe cyangwa babiri cyangwa se batatu, kuko ngewe twari duturanye yari afite batatu, sibyo? Ariko indi miryango y'abakristo ugasangayo umugabo afite umugore umwe. Rero turi nanone mu gihugu cyemerera abagore gushaka abagabo batandukanye, nkakisangamo akaba ariyo mudu nkuriramo, ntabwo ati go ahead genda ushaka undi, ubwo ngewe ntabwo bikigira nta kibazo, genda ushaka kuba uvuze ngo ntabwo bikigira ako kantu uri kumva nta kintu ugasiga muri wowe, uri kumva ari ntacyo kansigira. erega buriya reka abantu ubundi abantu ikintu kitwica ni kimwe, nuko tutemera intege nke zacu. Niba ngewe uje ukambwira uti rero mwana ndabona ibintu byo gukorana nawe ntabwo bigikunda, ndabona nta kagufwa kakirimo, reka njye kwirebera reka njye kwirebera Claude we ndabona agifite akagufu, ahubwo ngewe uramba ikintu cyo kuvuga ngo asunda buri iki kugira ngo akagufwa kaze, kwenda Claude katanduta kwa nanduta kwanza Claude kanduta kubera iki nge harabura iki, ngewe ubwo nica ko buryo nkemura cya kibazo, kugira ngo ejo nuza cyangwa ejo bundi uzumva noneho narijajaye kuvuga ati hanyuma Businge wowe umaze kutubwira uti ngewe mpitamo gukundana n'umuhungu umwe. Muramutse mubanye se wagera mu rugo ugasanga ntago ahagije, yaba mu byo twavugaga by'imibonano mpuzabitsina, kuko twatangiye munyereka ko ariyo mpamvu nyamukuru ituma abantu babana, ugasanga ntahagije, ntago ibintu ari sawa, wumva wagumaho cyangwa wahitamo kuba washaka undi, bwaba mu buryo buzwi cyangwa butazwi? Hari ibyihanganirwa hariho n'ibitihanganirwa. Ibyo biri mu byihanganirwa mu bitihanganirwa? Nyine uravuze ngo ngezeyo ngasanga hari bitari kugenda neza by'umwihariko, ariko cyane mu rwego rwo mu buriri. Mu buriri cyane, mu buriri ya wabyihanganira cyangwa washaka ubundi buryo bwo kuzuza? Nashaka ubundi buryo. Ukabushaka gute? Wakwifuza kubushaka mu ibanga cyangwa wakwifuza ko amategeko yaba byemera ku buryo wagira nka babiri ukavuga uti uyu nguyu mucyo ashoboye dukorane mucyo ashoboye dukorane mucyo ashoboye? Oya, namwihanganira, nta mpamvu yo kujya biba bimeze nkaho ntabwo uba unyuzwe. Nyine wahitamo kubaho utanyuzwe kandi ushobora kubona ibindi bikunyura hirya ku ruhande. twashaka imiti nkamuvura. Aramutse adakize ari karemano atari bukira, namwihanganira. wabyihanganira kugeza ryari? Kugeza imyaka yacu nyine tukibana. Murakoze cyane rero, turabashimiye. Alexis, turagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwacu muri studio za Kimeza. Murakoze cyane namwe. Hanyuma Businge, turagushimiye cyane. Hako mugira umusezere mu ruganda nkuko mwatangiye mu ruganda, nongere uko basezera. Numvise uko musuhuza, ariko sinumvise ndi kumva uko musezera. Tusanyuse kuraba Neya nziza nya. Tusanyuse kuraba mukazi wetu Businge. Ndi muwalazi, ni mukazi. Uchari muwala. Ushobora kuvuga ngo ndi mukazi nkaburiya. Naye bawalabona bakazi. Bakazi si bawala. Umukazi ujya kubera mukazi si cyecyo. Rwaki otya. Nyine umukazi ni umuntu uba warabyaye. Nayo ujya kuzala si cyecyo. Nari tusanyuse kulaba, tusanyuse kwaniriza wano. Nesimye. Ela ojja komawo. Kale. Subira. Kale nyabo. Bawuzi. Twesimye nnyo. Kale. Abakunzi bacu kuri Kimeza TV, mwakoze kubana natwe ibiganiro byacu. Tuzajya dukomeza tuganira n'abantu batandukanye. Bye.